Shimishije cyane nuko izo mbaraga z'umwuka wera nahawe zagiye zimpuza nabo ntari kuzamenyana na yego ubwo rero icyo kikanezeza gusumbya ukundi kuntu kuko nkatekereza nkavuga ni aho data na mama batabaye yarahabaye irandengera impa ababyeyi impa inshuti impa abavandimwe impa imiryango icyo nkagishimira Imana rero kikanezeza hagati aho yego icyo kintu uvuze nicyo kuko nanjye yaba utarahawe umwuka wera ntago mba nagaje gusoma none wari kumenyera ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye. Reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere yose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimire wowe wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha. Twabasezeranije yuko tuzazajya tubicisha urungu ahubwo tuzajya dufata urugendo tukajya gusura abakozi b'Imana batabivanze aho baherereye hose aho dushobojwe uko imbaraga zacu zingana. Uyu munsi rero twashobojwe kugera hano mu kagari ka Cyanya umurenge wa Cyuva mu karere ka Musanze tuje gusura Mukamarayika Jacqueline niwe uri imbere ya kamera nanjye uri inyuma ya kamera nitwa Tumimana Concorde. Impamvu naje kumusura sibwo bwa mbere ahubwo ubushize twaraganiye numva ndafashijwe. Iyo umuntu afashijwe rero yatiza ngo agaruke. Ubushize yaraje turamusura turaganira afite impano zitandukanye yatubwiye ukuntu Imana yamutegetse kujya gusengera ihene zitabyaraga zirabyara ndamaza ntese usengera ihene gusa hamwe ati ntago ari ihene gusa n'abantu ndabasengera uko umwami yashobojwe. Afite impano zitandukanye rero niwe twaje kugira ngo twongere tuganire twivugire imbaraga z'Imana. Jacqueline uraho uraho neza ndakomeye haleluya amen Yesu ashimwe yambi nari ngukumbuye pe cyumweru hafi iminsi 10 nimnisha abantu batabonana yego nawe so nanjye urumva nari ngukumbuye cyane rahira reka tubanze dusenga urambwiye cyo warukumbuye cyane reka tubanze dusenga yego karibu mwami Imana turagushimye turaguhimbaje uri igitangaza uri igikomangoma nukuri tugufite ntitwifuza undi murengezi ariko kubw'iyi saha turaguhamagaye ngo inubane natwe izina ryawe rishimwe. Tuzi ko ushoboye byose kandi uri hejuru ya byose uri nyakubahwa uri igitangaza izina rye nirihabwe cyubahiro. Iyi saha tugushimiye neza n'urukundo watugiriye waturinze tutarabo kurindwa turakubona izina ryawe nirishimwe. Waraturengeye uturengerera n'abacu izina rye nirihabwe cyubahiro. Waturengereye igihugu uturengerera data nabo duhuje imipaka izina rye nirihabwe cyubahiro. Komeza uturwanirire data wa twese utubere ku rugambi buryo nibumoso izina ryawe rishimwe. Nukuri tuguhaye ikaze na karibu muri ibi byose ubyiyoborere nk'Imana dutangirane nawe izina rye rihabwe cyubahiro. Mwami muri uyu mwanya duheje imyuka mibi yadutandukanya nawe duhagaritse dayimoni z'amoko yose zo kuturogoya mu izina rya Yesu. Mwami tuguhaye ikaze na karibu ibyo turavuga tubivugire mu butwari bwawe ntaba ari twa barobyikora kuko uri umurengezi bibuka ushaka nuko ushima tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu amen. Jacqueline yavuze ngo nange ukumbuye yego ndakubaza nese nawe wari unkumbuye ahari twa dukumburanye nari ngukumbuye nanjye cyane ari ukumbuye ikisi nari nkumbuye kukubona none ndakubonye Imana ishimwe cyane yuzi ikintu nikumburiye nuko twaganiye wirekuye tugaseka rwose numva shimye Imana pe ni byiza cyane hari umuntu muganira mwafatanye urugendo muri kugendana wajya umubwira ngo amakuru akavango ni meza ukabura icyo warenza ugiye he hari imbere
urumva nyuma kakaba agafunga communication ariko bajije umuntu amakuru ni meza nakakubaza naha yanyu uheraho nawe ukavuga uti ni meza kamazi ugiye uti ngiye Musanze kugura ibi bita umubariza ati uragwira muri Goyiko uragwira muri Kariyeri uragwira muri Yeso ikiganiro kikagira ute kikaryoha nicyo nagukundira kuba twararyohisha ikiganiro twaraganiye turi guseka kandi cano yacu ibigamije iyobokamana n'isanamitima isanamitima rero ni hahandi umuntu agera yababaye akumva agize ibyiringira akagira ute akishima none se Jacques ubu yaba uri wenyine ubu uri kwitekerezaho utayo kwishyura inzu nageze kure ayo gukoresha telefone yagize ikibazo ayo kugurira abana iniforume ayo kugura ibirayi ugasanga uri muri ibyo kurya turi kuganira nyine ukumva wishimye cyane rwose njye nanezerewe ibadishimye nyuma yaho tuviriye hasi umurimo w'Imana umeze ute umurimo w'Imana nta kibazo ni sawa uri kugenda nta mahoro Imana ishimwe natwe turaho Imana iracyaturinze kandi hari na benshi babyumvishe birabanezeza tubwire baratuganiza cyane mana usanga ndara ndi guseka kubera barara bari kunganiza nanga bakanezeza ubwo iyo hagize umfatisha nko kuri telefone umva wamugani nawe aravuga ati namanukiwe na marayika w'Imana wo mwijuru ati nari naragushatse narakubuze none ndakubonye ubwo rero yambonye turasekaga nkumva ahubwo ni ibyishimo byinshi cyane muri njye ukanamusengera nkanamusengera tugasenga nose ubwo twajyama tudasenga tugasenga cyane twamara gusenga tukaryama mu mahoro nyuma yaho se duhuye ntawe Imana yakweretse ibintu nabyo bisekeje cyangwa se nawe ugatuma uvuga ngo Imana ukomeze unkoreshe Imana ubundi hari igihe idasetse umuntu ubundi igihe cyose ihora isetse umuntu reka nkubwire Imana nubwo yakwereka ngo dongo uranyura hariya ugere hariya byagusetse kuko n'igitangaza kiba gikomeye kuzikura mu kuri muzima ukabona uragiye uvuye Musanze ukabona ugeze hano iwanje mu rugo ni iby'igiciro cyane ni ukuri pe biba bineje rero niyo mpamvu ibyo guseka duhora duseka kubera Imana nose ko abantu bambwiye ngo bagiye bakubura kuri nimero twatanze ikibazo ni iki ikibazo gihari ni telefone yarapfuye batiri irizimyaga buri kanya umuntu yamvugisha twari turi kuvugana igahita izima bayihamagara bagasanga yazimye ni kompoze aho nyifunguriye numfatishije twavugana nabwo igahita izima mbese ubwo nanjye icyo nicyo kibazo mba mfite cyane kikantera irungu kigatuma ntasabana n'abaye kugira ngo abantu babyumva bajya guhamagara bakakubura ntibajye bagira ngo bawayikuyeho ntabwo ari ukubanga nta n'ubwo ari no kubaninira nta n'ubwo ari no kuyikuraho ahubwo ikibazo ni telefone pe ni icyo kibazo telefone ifite Jacqueline iyo dusubiye mu bwana bwawe ugitangira gukizwa ni iki wibuka ukumva kiragushimishije yewe nka mirindi ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga umuririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga nta wakibagirwa igihe wahereweho mwuka wera nicyo cyanejeje cyane yego iyo ubyibutse se uba umeze ute numva nanjye ngeze mu mwuka nkongera ngasubira mu zindi mbaraga kubera yuko utekereza urugendo wanyuzemo igihe umuntu aba ari mu mubiri aba agenda nk'abanyamubiri ariko iyo usubiye mu mwuka iyo umaze guhabwa nguhaye imbaraga z'umwuka wera umva nawe izo mbaraga uba wagezemo ibaze kugira ngo nanjye niyicarire hano menye ibyo kwa David rata higiriya kandi nari nibereye hano muri canya ubwo uri kumva ko hari izindi mbaraga n'indi ntera uba wasimbutse ubwo rero bishaka kuvuga ngo uranezererwa cyane kuko hari Imana iba yakoze yego nicyo kintu kigushimisha wibutse igihe nakizwaga niko kuri yego ikintu wibuka se kumva kirakubabaje mu rugendo rwawe rw'ubuzima ni iki ntago byabura nanone ikintu umva cyakubabaje cyane mu buzima ni iki upfa kukivuga biraruhije ntago wapfa kukivuga kuko ibibazo umuntu hari igihe biba biremereye cyane ku buryo utapfa kubibwira buri umwe wese nta n'ibanga ubu ntago wakivuga
ni ibanga ry'umwami Imana nanje ikishimishije nyine kiravugwa ariko ikibabaje cyo burya kugisubiramo ubu ndiriye ahangaha nawe wahita ubabara kandi nanjye ngira emosiyo ngira gutya abantu kenshi bakunda guseka no kurira birajyana birajyana ubwo rero bishaka kuvuga ngo reka tunezererwe n'ibyishimo ahubwo twe gusubira mu bitubabaza ngo bidusubize inyuma yego ariko nanjye hamuga numbajije ikintu cyambabaje cyane ntabwo nakikubwira oya pe uko cyanjyana mu mwuka mubi bigatuma wasanga satana acyuririyeho muri uyu mwanya ugasanga umutima utekereje byinshi yego ahubwo icyashimishije umuntu ntacyo icyo cyari ugitangira gukizwaho noho nyuma umaze imyaka myinshi ukijijwe ikintu wumva cyagushimishije cyane ni iki ikintu cyanshimishije cyane ni uko izo mbaraga z'umwuka wera nahawe zagiye zimpuza nabo ntari kuzamenyana nabo yego ubwo rero icyo kikanezeza gusumbya ukundi kuntu kuko nkatekereza nkavuga ni aho data na mama batabaye yarahabaye irandengera impa ababyeyi impa inshuti impa abavandimwe impa imiryango icyo nkagishimira Imana rero kikanezeza hagati aho yego icyo kintu uvuze nicyo kuko nanjye yaba utarahawe umwuka wera ntabwo mba naraje gusoma none wari kumenyera hehe nari kuzakumenya nari kuzamenya ko utiye Musanze ariko kubera Imana icyo kintu kandi ubukire bwa mbere ni ukugira abantu ni ukumenyana n'abatari kuzakumenya yego Mana nyagasani cyane rwose kumenya hari benshi Imana igomba kukumenyesha utari kuzamenya kubera Imana kubera uwo mwuka wera nanga kubera iyo ntambwe yagutejeje icyo nicyo kinezeza umuntu cyane akuzi kubaho udafite uwo wamanga ngo umubwire uti wenda muvandimwe wanje ngize akabazo nsengera ngahibaze nawe iyo filime aga ntawe ukubwira ngo sengera cyangwa se ukanamubwira uti ngurije bibiri ntabwo umubwira uti nguriza bibiri ibaze kugira ngo rwose icyo kibazo kikubeho ube nko munsi nk'aho nta bantu ugira kandi koko isi ifite abantu yego si ikibazo ni ikibazo ariko Imana iyo ugezemo umwuka wera kumenyesha abo mu mahanga ab'iburyo ab'ibumoso abiki waje kuhirima ukabona undi aragufashe ukumva urimo neza yego icyo kintu ni cyiza Jacqueline uri umumama ni ikihe kintu cyagushimishije mu buzima bwo kuba umumama yego ni ikihe ikintu cyagushimishije mu buzima bwo kuba umumama ubuzima bwo kuba umumama cyanshimishije Imana yarakoze ubwo reka manze mbinyuze mu buryo bwo kuyishira yego yampaye uwo mwuka wera ndawutunga imenyesha abantu biremera ikigeretsweho ingerekana n'urubyaro icyo nacyo kiranezeza cyane ubwo rero bishaka kuvuga ngo n'ibindi zabikora ahigejeje ikora ndayishimye yego kibyara umwana bwa mbere wabyakira umunsi tukivugira ibyadushimishije ibyatubabaje tubiri numvaga ari nka paradizo ngezemo kandi nkumva ari n'ikindi gitangaza kavuga ni none se uwari ngewe havuyemo undi muntu wa kabiri wumva ikibazo gikomeye rero ibaze kugira ube cyane ni igitangaza gikomeye imbaraga z'Imana zikomeye hari ufite abana bangahe ngewe ufite batanu ko ntawabimenya ego niko biri Yesu yarabyemeye ufite abana batanu cyane umukuru afite naki ngahe 15 umutoya 2 umwe n'igice 2 namubonye urani 2 ayujuje mu ruku kwa 10 ufite inkumi cyangwa umusore w'imyaka 15 yo Yesu yagize neza nukuri pe hari impamvu hari uko byagenze kugira ngo bibe byaragenze gutya yego nukuri Imana ishimwe kandi dusengera abantu badafite urubyaro cyane pe kuko wenda ukurikije imyaka mfite ugakurikiza n'abana mfite wavuga uti wowe urambeye ariko hari ibyo yemera ko bitugera yego yo ibizi impamvu bifite n'inzira izabicisha Imana ishimwe kandi rwose irembere tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana rero yego niko byumva yego fata Bibiliya yawe n'indirimbo yawe yego kandi twivugira ijambo ry'Imana
kadusengera ijambo ry'Imana. Yego. Tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Data wo mu ijuru yiyerekane. Nukuri. Undaseruke nk'intwari. Ajya dukomereza amaboko. Atubere ku rugamba iburyo n'ibumoso. Kuko Imana ari nyakubahwa. Nukuri. Hari ijambo nkunda ryiza cyane. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru. Hari ijambo nkunda ryiza cyane turasanga hano muri Matayo. Yego. Igice ni cya 5 turahera ku murongo wa mbere. Yego. Ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Iryo ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Amen. Ngo nuko umurongo wa mbere guri kutubwira ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ari bo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakababeshyera ibibi byinshi babamura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Iri jambo rero rikunda kumfasha cyane. Abahiriwe abaribo. Nawe wumve ko uyu munsi mu bahiriwe waba urimo. Yego. Wumve ko uhagaze mu bahiriwe nawe waba uhagazemo neza. Ukavuga uti mbese ngewe niki kiratuma njya mu mwanya w'abahiriwe? Ugashaka umwanya wajyamo kugira ngo ubone ko urahagarara mu bahiriwe nawe. Ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Uyu munsi hari ikimenyetso kiri kububaha Imana. Uyu munsi hari uko ugomba kumva ko uhagaze mu mwanya w'Imana. Uyu munsi kuko ubwo Yesu yarangije kugira uti kugutoranya rata. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro rero. Reka twisomere umurongo wa mbere. Ngo abonye abantu benshi ratangazamuka iki umusozi. Izina ry'Imana rishimwe. Ngo amaze kwicara, ngo abigishwa be baramwegera. Amina. Ngo bamaze kumwegera, hari impamvu uyu munsi natwe turi kwegera ratande Yesu. Hari impamvu turi guharanira kugenda mu nzira ze. Hari impamvu ijambo ry'Imana turi kugira ngo turyamamaze buri umwe wese amenye ukuri. Hari impamvu yego turi kwegera umwami Imana wacu. Nawe uharanire kuvuga ngo nanjye ndegera Yesu, menye icyo ukuri cyari cyo. Yego. Icyambere cyo mujye mukunda ijambo ry'Imana gusumbya gukunda ubuhanuzi. Izina ry'Imana rishimwe. Mbere yo kugira wumve ko Imana iravuga ngo iravuze, ujye umanza wumva ijambo ry'Imana, wumva icyo umwami Imana wo mu ijuru nyirizina utavangiye akubwiye. Ngo nuko ngo rata ngo tumaze kumwegera, reka twumva ijambo yatwibwiriye. Ngaterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo,
kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Abakene barahiriwe, babandi bari guca mu mifatango uyu munsi barahiriwe, babandi bari gutakambira Imana uko bukeye nuko bwije barahiriwe. Haleluya. Babandi rata bari guca mu mahwa gakabajombo uwo munsi barahiriwe, kuko uyu munsi igihe tugezemo nico kubabazwa mu nzira y'Imana. Mu rugendo turimo nicyo kubabazwa. Hari igihe wakumva yarivugiye ngo abahiriwe n'abakene, ukibwira ngo nuko nabuze ibirayi byo guteka, nanga se ukibwira ngo nuko nabuze umwambaro wo kwambara. Icyo ntago ari cyo yashakaga kuvuga, ahubwo yashakaga kukubwira ko hahiriwe babandi bubaha ijambo ry'Imana bakarikomeraho, bakarigenderamo, ndetse bakanaryubakamo, bakagyicaramo, bakanariryamamo. Abo nibo bahiriwe rata. Izina ry'Imana rihabwe cyubahiro. Amen. Hano ku murongo wa 4 hari kutubwira ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Haleluya. Abashavura rata ni gwa rugendo turimo. Cyagihugera mu nzira ukumva uhuye n'ikirye kugukura mu mwanya nta mpamvu, ukumva ikintu kiraje kirakuyombye, waba wari uri kwigendera ukajya kumva wenda urugero naguha, ukumva wari wigendeye wifitiye amahoro, wifitiye umutekano, uri kugenda urukumva yuko ugiye kwikorera umurimo w'Imana, wagera mu nzira wageze mu nzira kumva telefone irasonye ngo diriri ngo subira mu rugo, ngarega ngo mu rugo birakomeye ngo uburwayi buraje. Ico gihe uhita ugamburura ugatekereza iyo wari ugiye, watekereza n'ikibaye mu rugo ukumva biragukomereye. Ariko kubera kubw'imbaraga z'Imana dufite tuzabaho no mu rupfu, ugahita uvuga ati Mwami dore nta kindi nkoze, ahubwo reka nsubireyo Mwami nsange hari ico wakoze rata. Ukongera ugahindukira ukaza kureba ibikomeye, ariko bitavuze ngo wa mutima kuzirikana Imana wawibagiwe. Izina ry'Imana rishimwe rero. Nubwo dushavura mu rugendo, ariko hari Imana izakura iki igisuzugurira, kuko yatabaye Moridekayi. Hano reka dukomereze rero kuri 5 hari kuvuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Haleluya. Ngo abagwaneza ngo bazahabwa isi. Subu tugiraga kugwa neza ara muri iyi minsi. Haleluya. Ubu muri iyi minsi abagwaneza dusigaye turabahe, kwabana imitima yacu yarangije kuzirika, kabanu tutacyumva yuko umutima w'ineza ko twawugurishije. Abagwaneza basigaye muri iyi misi nabaye. Imana itubabarire kuko turi kwisanga tutari kugira ute, tutari kugwa neza muri iyi misi. Imana itubabarire. Reka twikomereza hano hari kutubwira ngo kuko aribo ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo hazwa. Haleluya. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Suba umuntu ugiharanira kumva ko yakubaha Imana ninde muri iyi minsi. Imana itubabarire kuko muri iyi minsi inzara n'inyota yo gukiranuka ntabyo tugiharanira, ahubwo nubirimo yumva yabivamo. Imana itubabarire idusange kandi tugirire neza. Ariko uwo nagira inama nanga se uwo nabwira kuri iyi saha, yaharanira kubaha Imana, yaharanira kumva yuko afite inzara n'inyota byo gukiranuka. Izina ry'Imana rigashimwa. Uwiteka Imana dusange kandi tugirire neza, kuko gukiranuka nibyo bya mbere, kandi n'ubutabazi bw'Imana nibwo bwa mbere ku buzima bwacu. Nudakiranuka se Yesu azagusangaye. Imana dusange tugirire neza. Buriya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nimba uharaniye gukiranuka, hahandi wavuganiye n'Umwami Imana, abariho uzajurasha kumwibukiriza bya bindi mwavuganiye. Mwahavuganiye umubwira uti Mwami dore wambwiriye iki ngiki ahangaha, none ndagarutse ndakikwibukije, none ongera ugikore, kuko hari icyo uzaba uri kumwibutsa, uzaba ubiharaniye. Izina ry'Imana rero rishimwe. Hano niho hari kutubwira ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Haleluya. Imbabazi zabaye nke muri iyi minsi. Imana ije itubabarira. Twe duhora dusaba imbabazi ko gutanga imbabazi byaratunaniye. Imana ije itubabarira. Suba umuntu agira gutanga imbabazi. Yesu adusange kandi atugirire neza. Buri umwe wese ahari n'umutima we amanza atekereze ngo mbese ubu muri njyewe ntanga imbabazi.
ese ubu muri njyewe hagize uza kansaba imbabazi aciye bugufi nazimuha nzikuye ku mutima? Amanza bitekerezeho, nawe mara kubitekereza avuga ati nanje ngize umutima wo kugira ute wo kubabarira kubera iri jambo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Eka dukomeze hano ku 8 ari kutubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haleluya. Imana iduhe imitima ikeye, Imana iduhe gukiranuka neza, Imana iduhe kubonera mu rugendo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hari uko Yesu abigenza rero ze guhinduka, Imana ije iduha gukiranuka muri twe. Izina ry'Imana rishimwe. Hano ku 9 hari kutubwira ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Ngabakiranura, umva iryo jambo, nabakiranura ntago ari abakiranuka. Gukiranura mugenzi wawe, kumva ko nyine cya kibazo yararimo wagenda ukakimukiranuraho nyine bikarangira, wamusanga mu rubanza ukavugisha ukuri wemye, ukavuga uti kamukiranure nurira, gushwana kwabo ntacyo bimariye, ukumva ko ugomba kubakiranura. Izina ry'Imana rigashimwe. Reka tuje dukomera ku mwami, tumenye ngo atubwira iki muri iyi minsi, tumenye ngo mbese ibyo tugendamo ni ibiki. Uyu munsi nsanze mugenzi wanje ari kuburana na mugenzi we namukiranura nte? Bya bindi byo kuvuga ariko se nguriya kaya ari inshuti yanje, ngo none ngo nimvuga kuri yari mukosa aho tuzongera gusangira kagacupa twasangiraga. Oya, ibyo we kubirebaho ni ibyisi, ahubwo vuga wemye ubakiranure kwineza, agukunde cyangwa kwange ariko wabakiranuye. Izina ry'Imana rishimwe rero. Reka twikomereze hano ngo ku murongo wa 10 hari kutubwira ngo hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari iki? Ari ubwabo. Ngo abarenganyirijwe gukiranuka, ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Abari kubabarizwa Imana nicyo bishatse kuvuga, abari kugenda barenganywa kubera gusenga. Kenshi nk'ubu twatanga urugero, hari beshi bari kuzira izina ry'Imana, ariko ngo abarenganyirije gukiranuka ngo nibo bazabona Imana. Izina ry'Imana rishimwe rero. Hano ni ku murongo wa 11 niho hari kutubwira ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubwo bazadutuka bakaturenganya ndetse bakagerekaho no kukubeshyera ibibi byinshi, baguhora izina ry'Imana. Imana itubabarire rero kandi dusange tugirire neza muri iyi misi. Kubeshegwa byo birasanzwe. Kenshi hari igihe ujya kwisengera Imana, wajya gusenga ngo dore wa muntu ngo wamukoze Imana, ngo se ngo mugira ngo baba bagiye gusenga ngo burango baba bafite ibyo bagiye. Imana ije dusange tugiye neza kuko bari kutubeshera ibitagize ute, ibitari ibyo. Ahubwo reka dukomere ku mwami, batubeshere, badutuka, badutoteze, tuzira Imana, abari bwo tuzatabarwa. Niba gutuka baguhoye Imana bazaba bagusunikiye mu bisubizo. Ntago bazaba bari kugukura mu mwanya, ahubwo bazagusunikira mu bisubizo. Ahubwo uzakomeza uvuga uti nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bihe byose kandi ngeze kugupfa. Wumve kuri mu mwanya neza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Buri umwe wese rero ukumvira ijambo ry'Imana rimubera inkomezi mu mitima we, rimukomeze, yumve yuko hari abahiriwe nawe yaba arimo, yumve yuko uwo mwanya nawe yawuhagarara makagira muri izi ngeri 10 ntago yabura kimwe ahagararamo, ubundi agakomera mu mutima wakizera umwami n'umukiza we. Izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Reka twiringire rero, reka dusenga ijambo ry'Imana turarisoje. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Gusenga bantu utange nimero ubundi dusoreze rimwe n'isengesho. Ngo nimero zanjye rero, nimero zanjye ni 078 566 26 90. Reka dusoze mu izina rya Yesu.
Mana nziza wambaye icyubahiro no gukomera, uri hejuru ya byose, turagushimye, urakoze ko wabanye natwe mu rugendo, waturengeye kandi uraturwanira, izina ryawe nirishimwe. Iyi saha data wa twese urakoze yuko uturinze, ni ukuri tugushimiye neza n'urukundo, tukuragije ibikomeye n'ibiri imbere kugira ngo uzaturwanirire mu rugendo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri umwe wese wumvishe iri jambo mukomereza amaboko kandi umwambike imbaraga, kandi buri umwe wese umusange mu byifuzo bye, umuhaze kwifuza kwe kandi umutabarire mu buntu bwawe, izina ryawe rishimwe. Kandi data wa twese ntabwo ari twe barubyikora kuko uri umurengezi, ngarwana urugamba rugufi n'ururerure ku buzima bwacu, bibuka ushaka no kushima mu izina rya Yesu, amina.